reka ngerageze. Ubwo rero iyo wakoraga icyo hari igihe zakoraga cya kimenyetso cy'uko ziteguye cyangwa zakumvishije zikanya zikaganga zisezera nyine aho nazo zigiye. Ngumva niyo umuntu agiye ku rugendo hari igihe ubanza ugaca ku bwiherero nyine ukitunganya kugira ngo ugende neza. Habagaho n'ikimenyetso cyo kuba wazijya imbere cyangwa ugahamagara mu izina ya yindi uzi zikunda gukurikira ukayihamagara aho ikirere ifashe, nibyo bita gufata umuyaga, n'izindi niho zikurikira. Zibyageraho gato ku mabuga ku mariba, ukongera ukazibyagurura nyine zigataha, ukavuza nka nimugoroba zegereye hafi y'urugo. Iyo utangiye kuvuza hari igihe zinaza zikakuzaho, inka ziwukunda rwose zikakumviriza zikakurigata zikaguteraniraho urimo uvuza. Umwirongi rero ni nko kuririmbira inka, ni nko kuririmbira inka. Ariko abahanga mu rugo abasaza bajyaga batubwira kuvuza nimugoroba. Ubwo mu buhanga bwabo twabemereragaho, bavugaga yuko wirukana n'abajura. Bavuga yuko iyo uvugije nijoro ni nko usa naho umagira abajura batera umwaka, bashobora no kwiba bagafatwa. Ariko ubwo ari umuco nabyo bishobora gukura. Mu buhanga bw'abari abantu ntago twabihakana, kuko hari n'ibyatsi bavugaga bati iki cyatsi iyo kirabije mu gihe cy'ikigutya kiba kivuga ko hazaba inzara. Kandi koko ugasanga nibyo. Rero mu buhanga bwabo ni kenshi twagendaga tuvuza, akavuza ati muvuze, urumva nk'igihe cy'inka abajura baga baratebo kwiba inka, ariko ugasanga n'uwayibye yafashwe. Byaba bikomoka ku mubanda, byaba bikomoka ku Mana y'u Rwanda cyangwa se irinda rugira. Ubwo ni ibyo ngibyo. Rero umwirongi nasa naho nawuvugaho icyo iba yambaye ukabona umuntu yisize amarangi, aho wamugari ntituzasanga ejo wenda nk'uko uri kubikora ugasanga nk'umuntu yiteye amarangi y'idarapo ry'igihugu arimo ariruka nko mu muhanda. Ukuri guhari, utarashobora kwisiga irangi ry'igihugu cyawe ntabwo wakagikunze. Urugero turufatira kuba hari abakurambere bitanze kugira ngo igihugu kibeho, hari n'abagiye babakurikiraho nabo kugira ngo bagikuze cyangwa se bakigaragaze. Rero ninza kuvuga igihugu ntimuze kumva igihugu gusa, ndivugira umuco. Hari abakurambere bitanze kugira ngo umuco nyarwanda ubeho, ubutandukanye n'umuco w'Abagande, utandukanye n'umuco w'abandi. Hari rero n'abagiye babakurikira nabo bemeye kwisiga iryo range cyangwa sibara. Reka ne kuvuga irange kuko irange ni ikintu kishira, ariko ibara burya ntirishira. Iryo bara ry'igihugu bakemera no kukitangira, bakongera no kukizahura. Nitwa Rev Pasteur Karemera James, tugira ikiganiro umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Ikaze mwese hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Reka mbabwiye nibiye byiza kuba dukurikiye ku muco n'umuryango. Nkuko mubimenyereye turi kumwe n'umuntu umeze neza cyane nkuko mumenyereye, Rev Pasteur Karemera James. Nimba tuvuga ngo nyakubahwa Rev Pasteur, ako kantu umuntu akongeyeho hari ikibazo ntago kanoze. Ibinoze ni ibibanza, burya ibindi iyo bije biba bije kunganira, ariko icyambere burya bari icyambere. Muvandimwe birahagije. None uyu munsi rero ndabona waje mu ishusho wambaye ibendera ry'u Rwanda.
bivuze iki mu muco? urakoze cyane, unyemerere wenda nsuhuze n'abadukurikiye kuko ndabizi. Banzu basuhuze ariko bahise bagira amatsiko, uhita utubwira ngo mu muco bivuze iki? Ndayamara mu tunota duturi bungenere rwose, ndayabamara. Imana ibahereza umugisha abadukurikiye, baba b'imbere mu gihugu, hanze y'igihugu, nta kibazo, mwese mbahaye ikaze n'ubundi muri iki kiganiro. Jadavuze neza, aravuze ati turabona waje mu yindi shusho, waje mu ibendera ry'igihugu. Burya icyo bisobanuye wenda nk'uko warumbajije, ufite umuco uranga igihugu. Bivuze ngo ibirango by'igihugu ni bimwe mu bigize umuco nyarwanda. Niyo mpamvu naje muri iyi shusho, kuko ndavuga umuco nyarwanda, nubwo muhuza n'ubukristo, ariko nabwo ni ubukristo nyarwanda, ko ntago nigize mvuga ku bukristo bw'ibindi bihugu, kuko ibihugu bigira kwemera, hari nk'ibihugu byemera Islam gusa, ibintu by'ubukristo bitari byatera imbere. Rero iri darapo ni igihugu cyanjye. Kunda umuco, ukunda igihugu. Kunda igihugu, ukunda umuco wacyo. Ntago wakunda igihugu udakunze umuco wacyo. Umuco wacyo rero uri mu bigize n'ibirango bikigize, n'iri bendera cyangwa uyu mwenda nicyo usobanuye. Numvishije rero mu biganiro ukunda gukora, ukunda kuvuga ngo ukunda igihugu cyacu, ukunda igihugu cyawe, ukunda ururimi rwawe, ukunda umuco wawe, mbega witabire iby'umuco. None ubu urimo urigisha abanyarwanda se kuba bose bamera nk'abafana b'igihugu, kwa kundire iba yambaye, ukabona umuntu yisize amarangi, aho wamugaye ntituzasanga ejo wenda nk'uko uri kubikora, ugasanga nk'umuntu yiteye amarangi y'idarapo ry'igihugu arimo ariruka nko mu muhanda. Ukuri guhari, utarashobora kwisiga irangi ry'igihugu cyawe ntago wakagikunze. Urugero turufatira kuba hari abakurambere bitanze kugira ngo igihugu kibeho, hari n'abagiye babakurikiraho nabo kugira ngo bagikuze cyangwa se bakigaragaze. Rero ninza kuvuga igihugu, ntimuze kumva igihugu gusa, ndivugira umuco. Hari abakurambere bitanze kugira ngo umuco nyarwanda ubeho, uba utandukanye n'umuco w'Abagande, utandukanye n'umuco w'abandi. Hari rero n'abagiye babakurikira nabo bemeye kwisiga iryo range cyangwa se ibara, reka ne kuvuga irange kuko irange ni ikintu kishira, ariko ibara burya ntirishira. Iryo bara ry'igihugu bakemera no kukitangira, bakongera no kukizahura, kukibeshaho. Ibi bintu ndi bubivugeho cyane, kongera kukibeshaho. Ni nabo banarwanye n'uburyo umuco nyirizina ndimo kuvugaho uno munsi wasa naho wakongera gusigasirwa, kuko hari ukuntu wari wacubanganye usa n'umenetse rwose, byo sinanabibeshyaho ngo mbice ku ruhande. Ariko abemeye kwisiga ryabara ry'igihugu bakakitangira, nibo bongeye gusigasira uyu muco, bawusubizaho. Ari nawo ndimo gusobanurira abadukurikiye, cyane cyane nk'abo hanze y'igihugu, nibo baba bakumbuye ibi bintu. Nabayeho hanze gato cyangwa iyo natembereyeyo, ariko iyo ugezeyo ukumva nk'umuntu uvuga ururimi rwawe, wumva ari bya bindi twe mu barokore bavuga ngo ni umwuka wera, wumva wujujwe. Wumva wujujwe nanone. Yego. Wumva ari byiza. Urishima rwose, ukumva imbi neza neza biraguteruye, ari ururimi gusa. Noneho rero reka uhure n'akambaro nk'aka gafite uko karanga igihugu cyawe, wumva ari ishema ryawe aho wari uri, noneho n'ururimi rwawe ukumva utangiye kurukoresha. Ibyo nibigize. Ubu noneho tugiye mu kiganiro cyitwa kunda ururimi rwawe, ukunda umuco wawe. Ururimi rwo ntiwanamwigisha kurukunda, kuko atarukunze se yakora. Ariko ujya wumva bavuga ngo agomba kuba ari umunyarwanda, nk'abariya bo hanze kandi azi ikinyarwanda cyane mu itanga ry'akazi. Kariya kantu rero bavuze ngo agomba kuba ari umunyarwanda kandi avuga neza ikinyarwanda. Yego. Ubyumva ute? Ahubwo ngewe ururimi rwo atari rwo kwitabwaho. Urumva ni ibigize umuco. Ikiranga uyu muntu cya mbere ni iki? Ngaho bazereka nk'uwe nk'urugero, ubaze ufite nka perezida utazi ikinyarwanda, urumva byaba bimeze bite? Byaba bigoranye. Ntago ngo byaba ari bibi cyane. Ibaze ugeze nko ku karere ugiye kwaka serivisi, bishobora wenda kutaba bibi bitewe n'amateka, kuko igihugu cyacu reka amateka. Ururimi ni ikintu umuntu yiga akamenya. Yego. Wenda ashobora kubaho imyaka runaka
wenda nubwo bimugora ariko akaza kumenya. Na perezida yigeze kubivugaho ngira ngo Barore ni wari uyoboye inama wari uyoboye arabivuga aravuga ati gute umuntu ashobora kumara igihe kingana gutya. Yego tubare yuko amateka wenda nta kwemereye kumenya ururimi. Gute umuntu ashobora kumara imyaka 20 koko ugashobora kumara imyaka 20 uri mu gihugu ukunda igihugu ukaba utaramenya ururimi rwa. Njye ari umwana tuziranye wagiye Uganda amarayo amezi 8 yagarutse avuga ikigande. Gusa ako ngako hari akantu gatoya ashobora wenda kutakivuga biri profession sibyo ariko byibura ukumva yuko yanarwanye no kugira gute sujya wumva abantu wenda bakuriye Kongo b'abanyarwanda araza pe akarwana nacyo akagira gute yavuga wenda ya akisa yacu dusanganywe ntuyumvemo neza ariko abakivuga nirwo bita ururimi ruhahano burya abayiga ururimi rwo kugira ngo rumuhahire. Uyu kuri guhari ururimi ubundi ni ikintu ntayegayezwa, ni ikintu kitagombye gukomwaho kuko amateka yacu ushobora kuvukira mu Bagande kwiga mu Bagande udafite aho uhuriye n'umuco n'ururimi nyirizina, ariko keretse waragiye bagutoraguye wenda nko mu ntambara uko babatoraguraga. Kuko nkanjye navukiye Bugande mu gice cy'Ikinyankore, niga mvuga Ikinyankore mpura n'Abanyankore nkina n'Abanyankore nigana n'Abanyankore nigishwa n'Abanyankore. Ariko ikikubwira igisobanuro cy'umuco ko cyane cyane ushingiye no ku rurimi mu rugo nabaga ndi umunyarwanda nubwo ku ishuri cyangwa mu kazi gatandukanye nabaga ndi umuganda. Ndashaka kugira ngo ngiye abantu bakumbura iki kintu. Yego, abantu bavukiye mu Rwanda nimba rufite ababyeyi bavukiye mu Rwanda cyangwa abanyogosenge wenda kubera impamvu z'amateka atari meza yabayeho mu gihugu cyacu bakameneshwa ukagenda ukisanga wavukiye mu nkambi. yego, noneho ikintu nshaka kukubaza ababyeyi ntibakubwiraga nka kwa kundi mujya muvuga mu Bisirayeli ngo nta muntu ukwiye kwibagirwa ururimi rw'iwabo, wagera no mu rugo ugasanga nirwo bari kugira gute bari gukoresha. None ntago bakubitiriraga abana kuvuga Ikinyarwanda. wari ubivuze neza, nta nubwo bakwirirwa babakubita kuko bari bafite ubwenge karemano. Urumva ibi byo kwiga nubwo bitwigisha byinshi mu kwiyadapta mu buryo bwo kubaho, ariko hari n'ububasha bitwambura buryo. Ko abantu ntibagikeneye kuvumbura, bakenera yuko icyo abonye kuri Jado ko ari bugenda akakiga akashaka kukinonosora kukigira cyiza kurushaho. Ariko impamvu nari mvuze ntago byabagoraga kuko bari bafite uburyo bwinshi butandukanye bwo kwigisha ururimi batiriwe bagukubita. Icyambere nk'ikintu bita igitaramo, rwose njya nkurikirana biriya bitaramo nkumva najyamo nkagira ibyo nozamo neza byo bajya bakora ku mateleviziyo. Ariko bageraga icyo bita igitaramo cy'urubyiruko, igitaramo cy'abagore, igitaramo cy'abagabo, ariko aho hose akaba ni ishuri bashaka kwigishirizamo. Urumva nakuze nkigera mu Rwanda turaka kantu nigeze kukavuga mu kiganiro aho nkora twiga ibi biganiro byatambukaga bya Ndi Umunyarwanda, mvuga nti nakuze nzi yuko mu Rwanda ari iwacu ntahazi. Nkura nzi ko mu Rwanda batunzwe n'ubuki n'amata kuko baravugaga ngo iwacu mu Rwanda ngo n'u Rwanda rutemba amata n'ubuki. None rero ko ntunirwa inyuma y'inka ndavuga nti ningerayo hariya nzaruhuka, numvaga ari nko mu ijuru. Ese sibyo? Uyu munsi rero ndakibona ko ari igihugu bitandukanye nuko nacyumvaga. Ariko kugikunda ndimo kuvuga kwatangiriye hariya aho bavuze bati mu Rwanda ni igihugu gitema amata n'ubuki. None rero ukuntu inzuki ziturya tujya guhakura ubuki, hari n'utundi bita ubuhura bukoresha imigina cyane. Rwakurya ukavuga utariko nintaha ntago muzongera kundya, nzajya ngenda ndega amariba. Ariko unarebye abongereza ni bakunda kubivuga ngo nta hantu heza nko mu rugo. Yego, aho wajya hose nta hantu heza nk'imuhira. So none rero tugaruke kuri icyo kirango wambaye. Navuga ngo wambaye ibe nyine umwenda. Yesu biza ko nambaye Ikinyarwanda ariko bigendanye naho navukiye wenda kuko Ikinyarwanda nacyo gisa naho gitandukanye huko nguko. Hari abahungiye i Bugande bafashe umuco w'i Bugande bawunga kuwabo kugira ngo bakunde babeho. Noneho mu gutahuka iyi mico isa naho ari ibiri biba nkaho bigize amabara. Ariko iyo bireba ubona batandukanye.
urumva noneho rero hari imyambarire ya hano nakubeshye ni abanyarwanda pire mu miseke oya ni abanyarwanda kuvuga ngo n'iriya mikenyero y'abasaza ubona ko hano basigaye bakenyera mu gihe cy'imisango runaka nimba ari ubukwe nimba ari iki ariko twebwe i Bugande twakuze abasaza bakenyera yaba ajya ku iriba kuhira inka yaba agiye mu gitaramo yaba agiye mu kabari ugasanga yambaye ipataro yego ariko yashyizeho n'agakenyero ndetse n'aka gashanana yakambaye rwose wararagiye se nibwo buzima bwa mbere umuntu yabaga avukiye murumva ku myaka 7 umuntu aba yatangiye no kwiga gukama ariko njyewe numva nyine njyewe wenda simbizi nkunda inka n'iki byose ariko hari ikintu bavuga ngo iyo umuntu aragiye aba azi kuririmba amahamba kuririmba ni impano kuririmba kuvuga wenda amahamba reka tuvuge gutya iyo hari uko bita ngo inka zishotse igihe cyo kuzikama igihe cyo kwinikiza nyine bavuga mu buryo bugiye butandukanye hakaba none n'abazivugira mu buryo bw'umwirongi igihe ziri zishotse zahutse zishotse se cyangwa zahutse cyangwa mu gihe ufashe urugendo rwo kujya ahantu kugisha kugisha wongera ngo abanyarwanda benshi barabizi mbere ujya wumva abantu bavuga ngo twavaga ngo ibwana mukari ngo tukajya ibwana cyambwe kugisha ngo cyangwa tukava inaha tukajya mu misozi y'inkiga kugisha cyangwa tukavanga tukajya ibushi kugisha ubwo abantu barabizi kugisha rero ngira ngo ni igihe umuntu yavaga mu rugo ajyanye nk'ahantu hagari kandi hari ubwatsi agafata n'igihe cyo kubayo hari n'inyana zavukiraga abantu baragiye kugisha ugasanga umuntu afasheho nk'umwaka yarubatseyo akongera agafata ahandi uko amapfa agenda ashakira dusobanureho muri make wenda nimba uri umuntu waragiye nibyo nari nsobanuye navuze ngo twararagiye bitandukanye ariko hafi ya byose bimwe bigiye bigizwa n'icyo bita impano impano nk'amahamba kuvuga amahamba ni impano ntabwo ari buri wese ntabwo ari buri wese ariko hatabuzeho bike nyine by'uba wumva nk'abantu bataramye utabivuga tuvuge wenda igihangano cy'umuntu ukagisubiramo nk'uko yakivuze ariko ari we wagihanze kuko gukurikiranya amabara y'inka yose ushobora kuba uyazi ariko kubikurikirana ngo bigire igihangano ukivuge mu bagabo n'iki ibyo byinjiraga mu cyo bita impano noneho rero urumva hari icyo wari uvuzeho ugereranya uvuga uti kuvuga inka mu bihe bitandukanye kwinikiza inka ni ikiremwa cyamenyeranaga n'umuntu ku buryo uyihasinye ushobora no kuyihasinye cyangwa ikimenyetso runaka utakoresheje ijambo ikamenya icyo uyibwiye cyangwa se ugakoresha ijambo cyangwa ako kantu wari uvuze k'umwirongi iwacu i Bugande tubyita umubanda ariko n'umwirongi turawuzi ko turi abanyarwanda aho wahoze i Bugande ntabwo ari iwanyu aho nahoze i Bugande ubwo nashatse kuvuga mu muco aho mwari muri mwagumanye umuco nyarwanda tuvuga umubanda ubuje mu rurimi rw'urunyankore nyirizina kuko bari abahima n'ubundi ugiye kureba ibintu bijyanye n'amateka y'igihugu cyacu cy'u Rwanda biriya bikata by'imipaka nabo ushobora gusanga ari abanyarwanda bagiye kuko i Bugande bufite abanyarwanda benshi bakatiweho imipaka nka Kongo nk'i Burundi nabo barahari rero bariya b'abahima nabo dutandukana ku rurimi gusa ibindi usanga byose ari bimwe imihango ari imwe ubukwe imbyino buri kintu cyose uretse ururimi kumva ngo arakoresha ikinyankore nkakoresha ikinyarwanda n'abandi bo bita abafumbira bo bakoresha ikinyarwanda nubwo cyamaze kwandura icyabo kuturuta bo bamaze kwiyadaputa mu Bagande ariko nabo bakoresha bo byibuza baruta abanyankore bakoresha ikinyarwanda kitanoza ariko cy'ikinyarwanda rero uyu mwirongi nawo wagiraga uko ubwira inka hari ukuntu wavuzaga umwirongi urawufite wewe ufate noneho utubwire ngo igihe umuntu yabaga agiye kwinikiza wazihamagaraga gutya umwirongi n'inkoni ntabwo nabisize kuko inkoni yo uretse no mu gishumba no mu gipasiteri turayikoresha kuko ifite byinshi yasobanura ngiye kubisobanura muri iki kiganiro wenda nabwo uzabibasobanurira mu kindi reka uyu munsi noneho twumva amajwi wenda urajya utubwira uti iyo twavuzaga gutya twabaga wenda twinikije iyo twavuzaga gutya zabaga zishotse iyo twavuzaga gutya
nazo zarumvaga mu mata. Iyo twavuzaga gutya cyari igihe wenda cyo kumva yuko bimeze ukuntu. Yego. Hari umwirongi ubundi twawukoreshaga mu buryo nka butatu cyangwa se mu bihe bitatu bitandukanye. Inka zihumuje mu gitondo ziba ziri mu nama zibyagiye. Abatoya nkatwe tukazikuramo izazo tuzirobanura kugira ngo za nyina zahuke. Noneho uri buragira izazo abantu badukurikiye uyu munsi. Gukuramo inyana, kurobanura inyana tuzikura muri za nyina nyine igihe inka zihumuje. Izazo rero ntibamenye ibyo ari byo. Ariko umunyarwanda arabyumva kuko icyo ni ikinyarwanda ntabwo ari ikigande. Izazo izazo ni inyana zazo. Ariko hari abana batabizi. Abana bato bashyire muri commentaire batabizi. Iyo bakora twabafashe uzajya unabigisha. Urumva kwinikiza nukure kuri inyana ikajya kuri nyina konka. Nibyo bita kwinikiza kuko inka zirara mu rugo rurangaye. Inyana zikarara mu nzu yazo yabigenewe byo bita ikiraro cyangwa se uruhongore. Igihongore ahubwo numvishije twe igihongore tubizi ko ari urunyankore. Noneho mu kinyarwanda bakayita uruhongore. Urumva ni cya kibantu rwa rurimi nahoze mvuga mu biganiro byashize icyo bita ikibantu hari indimi zongera zigahura. Noneho rero kwinikiza ni intambwe ya mbere yugiye gukama ari kuri nyane ikava mu kiraro igasanga nyina ikonka. Hari kuyikorangiriza nabyo urumva ngiye kwigisha mpereye kuri icyo ngira ngo ndibufashe abantu ni ukuba ukozamo intoki ku mabere uyakoraho wimura inyana uyishyira ku rindi bere. Hari igihe inyana izi konka ibere rimwe ayandi ntishake kuyonka kandi itayonse yose ntago areta kimwe ntago ariko azana amata kimwe. Ariko iyo ahangaha kugira ngo abantu babyumve iyo winikije inyana nyine yagiye kuyayo kuri nyina nibwo ushobora hakurikiraho umuhango wo gukorangiriza ni nko kuretesha inka nyine kugira ngo irete vuba. Bamwabyita no kukamuka. Burya n'amazuru y'inyana nubwo yagenda akora itanashoboye no konka yibuza nyine irareta kuko n'inka zapfushije nazo turazikama. Babyita gukama ubusuri, kuyikamisha ukoresheje uruhu rw'iyayo yapfuye ukarisigaho akunyu. Noneho rwa ruhu ukajya ukoresha ikiganza cyawe ariko ukoresha uruhu. Nuko ihindukira kwa kundi yari igataga inyana yayo irimo konka igakomeza ikaritagata rwa ruhu ku buryo uruhereza umuntu akaruyifatira imbere ikagumira urigata wowe ugakama bisanzwe inka yareze. Rero aho ngaho niho nari mpifashishije tuzabiganiraho ni byinshi. Nari mpifashishije nshaka kugaragariza imikoreshereze y'umwirongi ko igihe inka zihumuje mu gitondo bakuramo inyana zazo zigasubira mu rugo kuko zo zahuka nyuma hamaze gucya. Noneho kugira ngo za nyina zahuke cyangwa se ziseduke mu bumva ururimi rw'igikonyine niko dukunda gukoresha. Noneho wa mushumba uri buragire ashobora kuragira atazi kuvuza umwirongi, ashobora kuragira azi kuwuvuza. Noneho rero nkanjye uzi kuwuvuza rero iyo aragiye atawuvuza nta kibazo ni ibisanzwe. Ariko ntabwo ari byiza nk'uwuvuza. Inka zamenyereye umwirongi rwose pe usanga zisa naho zifite irungu ziba zikumbuye. Ariko iyo zitawumenyereye hari niyo bita umubanda zambara umurebe. Parudo umubanda n'uyu nguyu mu kinyankore ni umubanda niwo mwirongi. Umurebe ni ikintu bambika inka kimeze nk'iranzogera kwa padiri ariko ari ntoya ku buryo kigenda kivuga. Nabyo urumva inka ni itungo rikeneye ribana n'abantu kabishywe rihinduka n'umubyeyi rimwe na rimwe rikarera umuntu. Ariko ni itungo udashobora gutandukanya n'ubuzima bw'umuntu cyane. Nk'inka yamenyereye umurebe rero iyo umurebe udahari usanga zitarisha zifite irungu. Zitarisha ugasanga ni nk'igihe agasazi kaje zikirundira ahantu hamwe kugira ngo zikubite zijye kurisha rero ziranga pe. Ariko icyo nari mvuze ko umwirongi iyo umuntu avuye umuntu uri buragire urumva uri buragire kure wavaga mu rugo ugize icyo ufata. Nimba ari amata haba hari ibiryo kuko hari naho twabaga hatari ibiryo kamara n'amezi 2 utarabona ibiryo winywera amata. Haba hari ibiryo ngo byanze bikunze ni ibyaraye bakaguha nk'umushumba bakaguha amata ukahura inka. Kwahura rero iyo wageraga mu nama ushaka kugira ngo zimenye ko zigiye kurisha nyine ntago wakoreshaga inkoni ngo ukubite kuko gukubita inkoni bisaba kugenda uzihinda uzerekeza aho ushaka ko zijya. Ariko iyo wavuzaga umwirongi ku nka zamenyereye umwirongi ikimenyetso cya mbere zatangaga wabonaga zitangiye kurinya. Ukabona yigangiraganga nyine isezera imenya ko igiye mu kazi k'uwo munsi. Noneho rero wazerekeza aho zerekera zikagenda neza. Urumva uwo wabaga ari nk'umwirongi cyangwa umubanda wo gusetura inka kwahura inka. Aho uvuze twumva. Umwuka uragira ngo ni urahari mbese kubera ibi bikorora ariko reka ngerageze.
ubwo rero iyo wakoraga icyo hari igihe zakoraga cya kimenyetso cy'uko ziteguye cyangwa zakumvishije zikarya zikaganga zisezera nyine aho nazo zigiye kumva niyo umuntu agiye ku rugendo hari igihe ubanza ugaca ku bwiherero nyine ukitunganya kugira ngo ugende neza habagaho n'ikimenyetso cyo kuba wazijya imbere cyangwa ugahamagara mu izina ya yindi uzi zikunda gukurikira ukayihamagara aho ikirere ifashe nibyo bita gufata umuyaga n'izindi niho zikurikira. Ubwo rero wararagiraga igihe cyo gushora nibwo washoboraga kuba wakongera gukoresha umwirongi kuko uzihasinye nanone yuko hari urundi rugendo rushya zigiye kujyamo kuko kugasusuruka inka zirabyagira. Hanyuma ubwo iryo jwi rya mbere ni ryo ukoresha kwa kabiri bijya gutandukanamo iyo umuntu azi umwirongi neza arabitandukanye. Ngaho rero abadukurikiye bazi umwirongi gusa uwo mwageragaho ntago amajwi y'umwirongi bamwe biterwa n'uwutera kuko hari utinzayo mu gihe cyo guhereza sinye inka mu gutaha kandi ubundi amasaha ariko zo zirabyumva. Urumva hari igihe inka ziri mu rwuri ukaba ukeneye ko ziba hamwe kugira ngo noneho zitahe, hakaba n'igihe ziri mu nama ukeneye noneho ko zihaguruka zikajya kunyanyagira mu bwatsi zikarisha, hakaba na cya gihe rero cyo ko zongera gukusanyirika hamwe kugira ngo zishore. Akenshi ku manywa inka ziba zibyagiye. Uyu mwirongi wa ku manywa rero wo gushora ujya gusa n'uwo kwahura wa mu gitondo kuko n'ubundi ubuzi usa n'uzibyukije aho zabyagiye ku manywa munsi y'ibiti, noneho wavuza umwirongi zikongera zigakora yasinye yo kubyuka kunya kuganga, noneho zikerekeza aho ziri burishe zigana ku mashoka kuko ntabwo wahita gushora ako kanya, waguze ibyaguruye kugira ngo zigende zirisha zigana aho zinywera. Uwo rero nawo bishatse biba ari bimwe burya nubwo mu buhanga bw'uvuza ashobora gushyiramo akandi gasinye ariko nta gisobanuro kibitandukanyije kidasanzwe. Tuvuga urugero urumva hasa naho haza akantu ko gutinzayo ijwi, ubwo yanka n'ubundi wenda n'umutima wazo n'ubwenge bwazo buba buzihaye sinya ko zigeze igihe cy'amashoka. Ni bimwe rero no gucyura inka iyo zikutse zibyageraho gato ku mabuga ku mariba ukongera ukazibyagurura nyine zigataha, ukavuza nka nimugoroba zegereye hafi y'urugo. Iyo utangiye kuvuza hari igihe zinaza zikakuzaho inka ziwukunda rwose zikakumviriza zikakurigata zikaguteraniraho urimo uvuza. Umwirongi rero ni nko kuririmbira inka, ni nko kuririmbira inka, ariko abahanga mu rugo abasaza bajyaga batubwira kuvuza nimugoroba. Ubwo mu buhanga bwabo twabemereragaho bavugaga yuko wirukana n'abajura, bavuga yuko iyo uvugije nijoro ni nko usa naho umagira abajuru batera umwaka bashobora no kwiba bagafatwa. Ariko ubwo ari umuco nabyo bishobora gukunda. Mu buhanga bw'abari abantu ntabwo twabihakana kuko hari n'ibyatsi bavugaga bati iki cyatsi iyo kirabije mu gihe cy'iki gutya kiba kivuga ko hazaba inzara, kandi koko ugasanga nibyo. Rero mu buhanga bwabo ni kenshi twagendaga tuvuza akavuza ati muvuze, urumva nk'igihe cy'inka abajura baga barateye bo kwiba inka, ariko ugasanga n'uwayibye yafashwe, byaba bikomoka ku mubanda byaba bikomoka ku Mana y'u Rwanda cyangwa se irinda rugira. Ubwo ni ibyo ngibyo rero. Umwirongi nasa naho nawuvugaho icyo ndawuvuza kenshi, hari aho bazajya bawubona kuri za social media, ariko ubwo n'umwuka ni mukeya kubera gripe, nzawubavugiriza n'ikindi gihe nta kibazo. Noneho rero ngira ngo icyo bivuze mu muco ni iki, cyangwa ni ikihe kimenyetso washakaga kubwira abanyarwanda muri rusange, wenda cyane yuko wambaye gutyo umeze uko, ni ubuhe butumwa washaka kubaha kugira ngo abakunzi b'ikiganiro umuco n'umuryango bongere nanone bagire, ndibaza ibi biri mu gisate cy'umuco? Yego, ukuri guhari nashakaga gusa naho mbaha ubutumwa burebana no hari ugukunda igihugu. Uyu munsi ni kuwa gatanu, urubyiruko abakiri batoya
ubu abenshi barimo barategura amapantaro kwerekeza muri bya buwati aho bajya kubyina. Hariya iyo uganiye n'abana benshi bakubwira yuko baba bashaka ibintu bibarangaza cyangwa se bituma baruhuka mu mutwe n'iki. So nashatse kubabwira rero yuko nibigize umuco nyarwanda bashobora kuvaho bakajya nk'ahantu mu Rukari, ni urugero. Natwe turimo turakora centre, ngire ngo narabivuze, centers yo kujya tubikoreramo ku buryo umuntu ashobora kuza akareba ibyansi, akareba impu, akareba iyo myirongi, tukamuvugiriza, akaramuvugiriza abana bato, ku buryo abantu baza nyine bakaruhukira batagiye hariya. Kuko uburuhukiro bwo mu kabari n'ubu ngubu rusange cyangwa se buri, kuko ubu buri naturel, buriya nabwita uburuhukiro bw'ubukorano. Kuko ushobora kuhagera ugasanga ucuranga nabi nta kunejeje, ugasohoka ukagenda ko nta kindi uri buhabone. Ariko hano iyo utanejejwe n'uyu mwirongi bakuvugiriza, ushobora guhura n'ufite ikindi gicurangisho cya kinyarwanda kandi ufitiye n'amatsiko yo kureba no kumenya, kuko buri kintu gifite icyo kivuga burya mu muco nyarwanda. Rero ni nk'aho aricyo nabashatse kubabwira. Inkoni yo ndi buyivugeho kenshi, nababwiye ko ntari buyivugeho cyane kuko no mu gishumba turayikoresha mu gipasiteri, mu gishumba bisanzwe by'inka. Bazayikurikirana mu kindi kiganiro. Tubanze dukurikire ubu butumwa. Nashaka kubwira abantu rero ni bakunda igihugu cyabo, kandi gukunda igihugu cyawe nuko ugira umuco wacyo nyine. Kandi kugira ngo ugaragaze umuco w'igihugu cyawe ni ibiwuranga. Bimwe mu biwuranga rero harimo idarapo ry'igihugu, harimo ururimi n'imvugo nyarwanda igwisha kuri ibyo bihongore ibyo navugaga na za ndangagaciro bavuga na kirazira. Niyo yiyo rero. Urumva rero hari byinshi abanyarwanda bakora, hari byinshi abanyarwanda bahugiramo kuruta utwo tubari, kuruta kuko hariya barahashukirwa kenshi. Iyo aje nk'aha ntawe uba waje hano aje kumushuka, ariko muri kariya kabari aba yagiye kurahura ibyo biri bunezeze ubwonko bwe cyangwa se yuri bwumve bimutuje mu mutwe. Ariko hari abaje nabo bamutegereje kugira ngo bamuyobye. Rwose icyo cyose natinya kukivuga. Hari umusore uza hariya yiteguye kuyobya umukobwa uri buhaze, ushamaye, cyangwa se mu kinyarwanda bavuga ngo w'icyasamanga, nyine umwurangaye bashuka bagatwara, umwasamanga. Urumva? Noneho hari n'umukobwa nawe ariko nawe uza aje gucunga uwo muhungu ngo nawe amukure. Nk'ubu urabona muri no minsi harimo haravugwa, ntabwo mbishinzwe kuko hari ababishinzwe, hari Minisiteri y'Ubuzima, hari ibigo bishinzwe ubuzima za RBC n'ibindi, ariko umukuri guhari nuko sida isa naho yongeye kugira ubukana. Urumva? Kubera iki? Hari ahantu uyu muntu nge mukundisha umuco wanjye nkoresheje ibikoresho gakondo cyangwa se biri naturel, ku buryo nanamwigisha uyu mubanda ndawikorera, uyu mwironge ndawikorera, naga plastique, hari n'uw'icyuma, ashobora no kuhava nabimwigishije. Hari n'uwo bavuza batamiye, imyironge iratandukanye nyine. Ariko hariya mu kabari arahagera kugira ngo ashobore kumukundisha ibyo ashaka kumushyiramo, nuko ari bubanze kumudoroga. Nutanywa inzoga birangira amunywesheje, amubwira ati reka reka ati bifasha iki. So rero nk'umupasiteri n'ubundi nshishikariza abantu gukunda. Iyo dukunze iby'iwacu, indangagaciro zacu zigenda zigaragaza kirazira nyinshi. Nk'izo ni za kirazira, kubona abana batoya bajya gutaramira mu kabari. Hakabaye hari ahantu hakorerwa ibitaramo byinshi byigisha umuco, ariko hari minisiteri birimo kandi mirabikora. Numvisha yani n'ikiganiro barimo gushishikariza abantu kuzumva. Ni ukuri, reka kunda umuco wawe, urabukunza umuryango wawe. N'ibyo bintu ubundi nivugira, ni umuco n'umuryango. Ikiganiro cyitwa umuco n'umuryango, ni nabyo nkeneye kwigisha cyangwa se gusobanurira abantu. Ntago ndi bubyigishe kuko hari abo uzasanga banabizi kundusha, ariko bagenda babitakaza kuko batabona umwanya wo kongera kubivugaho, kubiganirizwaho, kubibwirwaho. Mu by'ukuri ndingingira abanyarwanda, ndahendahenda abanyarwanda kugira ngo bongere bakunde umuco wabo, kuko umuco nukunda uyu umuco w'ikinyarwanda uradanangiye. Jado hari ikiganiro nateguye nunkundira tukazagikora, nifashishije ibyanditswe cyangwa se inyandiko nakoze isobanura kuri iki kintu bita umuco, ko
nukunda umuco uba ukunze umunyarwanda, uba ukunze umuryango. Iyo ukunze umuryango ukunda umuco uwugize. Rero nicyo nabingingiraga, kuko bigabanya ibyaha, kuko umuco nyirizina uburyo nawuvugaho ngiye mwita itegeko ridakuka. Ni itegeko ridakuka. Muri iyo nyandiko yanjye nabyise ko ari itegeko, ni nka rimwe numva Bibiliya ivuga ngo ry'Abamedi n'Abaperesi ntirikuka. Andi mategeko yose yururira aho ngaho. Urumva, kuko iyo bavuge ngo kwitwara neza, kwambara neza, hari igihe bahanira abantu kwambara ubusa mu ruhame. Ariko iryo tegeko baritora barikuye kuri wa muco, kuko umuco ni amategeko ntakuka y'Imana yaremanye abantu. Reka rero tubashimire, nizere yuko Imana ikomeza kuguha umugisha muri byose. Urakoze cyane, n'abadukurikiye barakoze, ndabashimiye. Bakomeze bankurikire, ubwo namaze kubyinjiramo kandi ntago bazongera kumbura. Tuzaganira byinshi. Imana ibahe umugisha. Amen.